Amazina yanjye nitwa Buregeya Prince, nkaba ndi myugariro wa ekipe ya APRFC. Muri iki gihe cya COVID-19 birumvikana tuba tugomba kubahiriza amategeko n'ibyo leta idusaba gukora kugira tubashe kuba twagitsinda, tubone kugaruka nyine ku bibuga abantu ibintu bimere neza. Shampiyona y'ubushize y'umwaka ushize navuga ko kuri ekipe nka APRFC yagenze neza ko twabashije gutwara igikombe cya shampiyona tutanatsinzwe. Urumva ko ni ibintu byiza byo kwishimirwa, ariko ku giti cyanjye ntabwo navuga ko yagenze neza cyane, kuko igihe kinini nayibayemo ndi mu mvune, ko navunitse ku mukino wa mbere dukina na AS Kigali, mara amezi atari makeya hafi 4, cyari igihe kirekire. Ntabwo navuga ko yagenze neza, ariko ni ku ruhande rw'uko nagize imvune. Ariko imikino nabashe kugaruka, nafatanyije na bagenzi banjye mu mikino ya nyuma, ndumva nagarutse ko yari imikino y'ingenzi yari ikenewe. Twakinye, nimba nibuka neza, imikino 3 twakinye na Kiyovu, na Polisi na Mukura. Ni imikino y'ingenzi twagombaga gutsinda. Iyo mikino nabashije kuba nayikina, tubyitwaramo neza, nkeka ko ariyo yaduhaye n'inzira neza yo kutugeza kuri shampiyona, cyane nubwo kuva kuri match ya mbere ariyo ngamba tuba twihaye. Shampiyona nuko yangendekeye, ntabwo byari neza cyane ku ruhande rw'uko nagize imvune, ariko byari neza cyane kubwo ikipe yanjye ya APRFC yabashije gutwara shampiyona. Imvune nagize ntabwo navuga ko yansubije inyuma, kuko habayeho kunkurikirana neza. Ari umuganga Dr Jacques wa ekipe ya APRFC yarankurikiranye neza, ari n'abatoza bampaga imyitozo ngomba gukora nk'umuntu uri kugenda mva mu mvune, banangenera iminota ituma ngenda mva mu mvune neza. Nanjye kandi narakoraga, nagerageza kubikora neza kugira nzaze ndi kuri ritme imwe n'abandi, ntari hasi. Kandi mu by'ukuri ku mahirwe nabashe guhabwa yo gukina imikino, navuga ko nagerageje kubyitwaramo neza kuri izo match nagiye mbabwira nagira amahirwe yo gukina. Ariyo mpamvu ntabwo navuga ko yansubije inyuma, ntabwo iriya shampiyona ntabwo imvune yansubije inyuma. Shampiyona ya 2018-2019 nabashije kuba nayikina yose, nsiba iminota 2 gusa. Iyo minota nari mvuye mu kibuga ngeze imvune. Iyo mvune yaranakomeje ko byantwaye amezi 2 kubw'iyo mvune kugira mbe nayikize. Aribwo habayemo na pre-season tujya muri Kenya mu mikino ya military, nibwo habaye na CAF ntabashije kuba nakina. Ariko nyine ni shampiyona navuga ko yari imeze neza, yari yampaye imbaraga z'uko natangiye na shampiyona y'umwaka ushize mfite imbaraga zirushijeho noneho. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko byaje kugenda, kuko nahise mpura n'ikibazo cy'imvune. Nanjye navuga imvune hari igihe iza mu buryo nawe utiteguye, kandi mu mupira turabyakira, nta kundi niko biba bimeze. Gusa yari yampaye intego yuko shampiyona ishize nakora cyane kurushaho, nubwo wenda bitabashe kugenda neza. Gusa izo ntego nari mfite mu mwaka ushize zitabashe kugerwaho bitewe n'imvune, nizo ntego n'ubundi mfite muri shampiyona igiye kuza. Muri iki gihe cya COVID-19, umunsi wanjye birumvikana ngomba ndabyuka nkakora imyitozo kugira nk'umusportif, kugira mu gihe tuzaba tugarutse mu kibuga level yanjye ntizabe iri hasi, ahubwo nzabe ndi kuri level nziza ishimishije. Niko gutyo mbyuka nkakora imyitozo, inshuti n'abavandimwe mfite kuganiriza wenda kuri telefone nkabahamagara. Ariko nyine umuntu yirinda kugira abahura nabo, kuko leta ntabwo ibyemera. Umunsi wanjye navuga ko ni imyitozo, ni mu rugo kugira ibyo bintu by'ingenzi wenda nshobora kuba mfite byo gusoma se, cyangwa kugira ibyo kureba mbona bifitanye isano na career yanjye. Nuko navuga ko umunsi wanjye umeze. Shampiyona y'umwaka ugiye kuza ni shampiyona nakita niteguye neza, ko ndi gukora imyitozo, ntabwo mba nicaye kugira nzahita yongirane imbaraga nakita zinshoboza kuba nagera kuri izo nzozi zanjye mba mfite. Harimo na Champions League cyane ariyo nayo umuntu wese kuri mu muryango wa APRFC bari gutekerezaho, ko izo nzozi dufite twifuza.
Champions League ni igikombe buri muntu wese, yaba umukunzi wa PLFC, yaba ari umunyamuryango mu membre wa PLFC, ni ikintu twese tuba dutekerezaho ko niho dufite intego cyane twifuza kugera kure hashoboka. Muri ubwo buryo tugiteguye neza, nanjye mbyiteguye neza gufatanya na bagenzi banjye, tukazashyira hamwe tukagera kure. Nkeka ko ari shampiyona twiteguye ko izagenda neza dufatanyije. Dufite abatoza beza, dufite abafana baba turi hafi, ubuyobozi buturi hafi, tuba turi motive mu buryo bwose. Icyo nabwira abafana ba APLFC ni ukubanza kubashimira mbere na mbere, kuko mu gihe kinini nakita nagize zishize ndi mu mvune, bambaye hafi, ari abanyandikiraga ubutumwa bwo kunyihanganisha, mba mbibona, ndabashimira kabisa ko mutwereka ko muturi hafi mu bihe bibi no mu bihe byiza, ibintu byo gushimira. Nababwira yuko nabizeza ko muri shampiyona y'umwaka utaha ugiye kuza tuzagerageza kubaha ibyishimo n'ubundi nk'ibisanzwe, ko niko kazi kacu dushinzwe, dutsinda iyo mikino. Kandi na Champions League twizera ko tuzagera kure, tuzashyiramo imbaraga, cyane ko tuba dufite na support y'abafana nakwita badukunda, bakunda ikipe yabo cyane. Urumva abakunzi ba PLFC nabizeza ko mu minsi iri imbere turi gushyiramo imbaraga kugira tuzatume baba proud.